football mbere na mbere mu Rwanda abantu benshi tuyikora kubera passion. Ntago navuga ko ari business making entity hari ubu ngubu no munsi, ariko birashoboka kwikoramo business ariko y'igihe kirekire mu myaka 3 4 5 wabiteguye. Uyu munsi mvuga yuko rimwe na rimwe ibibazo bya mikoro dushobora kuhura nabyo, ariko impamvu nyirizina wenda bitatugaragaraho cyane nuko dukora ibintu tuba dufite kuri budget line. Niba tuvuga tuti tuzakoresha bijya miliyoni 67, ikintu cyose cyazamo ntago dushobora kukintegra muri icyo gihe. Uyu munsi wa none nk'ubwo hari nk'ibibazo twagiye tugira nka bibiri, ugasanga turagiye dukinye wenda match ebyiri tutari kuzitegura, turaraye bikaza bigahungabanya bigiye twarakoze. Uyu munsi wa none icyo ntekereza, twebwe ntago tuzipasa umupira tudashobora gushota, ntago tuzatera igipfunsi ahasumba aho tushyikira. Mbere na mbere no kubaza eske abakinyi benshi dufite nabo twizamuriye n'abana bacu. Simbona umwana uzamwira ngo nimuhere kuri toma. Umushara nawo ugomba kubujyanye n'ibyangombwa na bezo zihuse. Simbona umukinyi uzavuga ngo wenda ngo akereye umushara w'umurengera miliyoni. Ntago bishoboka ibyo ngibyo, ahubwo twatuye no kubica abazihembwa sobona bakora ibiki. Dungufata abana twavuga tuti twebwe murebe gahunda imeze gute, turashaka ko iyi ngiyi kibikiraro cyo kugera heza hashoboka. Turaguha the basic ukeneye kugira ngo ukine umupira neza muri condition nziza. Ikindi, niba ushaka ikipe ihemba menshi, dore tuzahura kuri tele yizonge yikubite 4-5 ubundi natwe tubonemo amafaranga. Niyo business yacu ngiyo. Ni igishoboka ni kimwe, uyu munsi kora ibyo ushoboka ikipe gushaka, ntuzabura iki kujyana gukora test, tuzayiguha. Natwe ukore business, natwe dukore business. Niyo abakinyi bacu tubafata nka shareholders ibyo turimo, kandi usibye nabo nabo bari munsi duteganya kuzabakira mu kirenge nabo nuko bameze. Gahunda yacu ni yihe rero? Mbere nabe nukutipasa umupira muremure, nugukorera ku ngengo y'imari twiyemeje uko ingana, tukabure tubagetinga. Niba tuvuga tuti wenda 30% zava ku kibuga, 10% wenda ave mu batera nkunga, 20% ave muri membership, 15% ave muri business dukora affiliated ku ikipe, ku bakunzi bagura amaherena ibiki, ko n'ibintu turimo dukora ubu ngubu, imipira ibiki, ariko byose bikagira proper management, tukagira nk'uko ubona bireba bitegeka. Ubundi structure yacu niko imeze, amafaranga ya asohokamo kubera impamvu yakorewe requisition, kandi ikintu cyose kikabarwa tukagira bookkeeping ziri proper. Aho niho dushaka kujya. Dutekereza yuko bije yacu ntabwo tukeneye bigirenje miliyoni 60. Rwose reka mbwira, ubu ngubu wenda twahuraga n'ibibazo kubera twarihaga minerval z'abanyeshuri hafi ya bose, bamwe biga mu privé, ariko tugiye muri championnat sintekereza ko rwose singiye kubabeshya, sintekereza ko twarenza bijya miliyoni 30 irengeje, twatugiye kwiyahura nta nubwo twanabishobora. Abakinyi bacu bagomba kuzamukira muri ubwo buryo. Ushaka amafaranga menshi mu kibuga ntagomba kuyakorera, kandi nayabona nanjye nzabanyabonye. Kuvuga ngo hana izi kipe zishyura, izi kipe zifite politike yo gukinisha abana b'Abanyarwanda nka APR, ni isoko ryiza ryacu, ndetse tunifuza ko iyo politike bayigumaho na polisi. Abo rwose ndababwiza ukuri yuko ibitabo byacu birabategereje. Ikindi numva bavandimwe mbwira abantu ibintu by'abantu bihaye byo kuvuga ngo abana ngo uyu mwana ngo turamutwaye gutya. Umuntu uzatwara umwana wanjye ngira ngo tuzakizwa na tasi. Aba n'abana ndihiye imyaka 3 ngurira kugera ku ikariso n'ikindi cyose. Ibyo ngibyo byo utekereza ko azaza kwiba uwo yihanagure kabisa, kuko ibyo turimo ni business. Abo bana barahenda, unabitekereje nge simeze nk'aba bafata gusa ngo bahure mu kigo cy'ishuri. Oya, baba ahantu bagomba kuba, bariga ndabarihira buri kimwe cyose nuko mba nagishyizemo. Ubu gihe kigeze rero nitujya muri division tujye muri business nyayo. Abana nabo bagomba kuba motive, bagakoresha imbaraga zishoboka kugira ngo bagere ku rwego, kuri climax, kuri apogee, aho bagomba kugera mu makipe yose ashoboka. Imana idufashije ntibagire imvune, byaba ari amahirwe, kandi atekereza yuko Imana izabidufashamo. Ngiyo gahunda yacu dufite rero. Urakoze, ngira ngo wenda mu minsi n'imbere uzatwemera dunasure Gasogi United tubimenyeho byinshi kurushaho. Kudusura bizaba ari amahirwe akomeye cyane, ahubwo sinzi n'impamvu mutajya mudusura. Tuzaza, reka tubisorezeho. Ariko Kenisi, najyaga nkubona ku kibuga, nsanzwe nzi ko uri umufana wa Chelsea, ubwo ntabwo uri buze kumbeshya. Uri umufana wa Chelsea mu Rwanda mu buzima busanzwe n'umupira w'amaguru. Ubundi Kenisi umukunzi w'umupira w'amaguru kuva ryari kugera n'ahantu wemera gufata amafaranga ugashora muri football? Ni ikihe kintu cyatumye ubikora? Umupira w'amaguru nyuma ngira ngo wenda y'injyana ya reggae ya muzike mufata nk'idini rya kabiri. Ubusanzwe ngewe ndi umufana wa Mukura. Ubusanzwe ndi umufana wa Mukura, ndetse kanuni
rwose ndi umufana wa Mukura sinshobora no kubica ku ruhande. Muri ibyo ngibyo rero ubikomora mu muryango ntabwo uciye mu ijambo. Umupira mu busanzwe umupira ngenda wukunda, nagerageje no kuwukina ndavunika, mvunitse biba ngombwa yuko mbihagarika, nagize ikibazo cy'ikirenge kiri kuba hafi mu kabomba mbari, noneho wabigereranya n'amasomo rimwe na rimwe n'ibindi mbona bitazashoboka, ndavuga rero kuwukina reka mbireke zankina mu basaza ubundi ngufane nanawushoremo amafaranga ibihe n'ibikunda. Ndashimira Imana yuko kimwe cyaranze cyo kuwukina ku rwego rwo professional level, ariko kuinvestinga amafaranga byo birakunze no kufana birashoboka. Ubwo rero nguko uko mpagaze rero no munsi. Niki kintu cyagupushinze kuba wavuga utereka nshora imari muri football? Mbere na mbere no urukundo rw'umupira, icya kabiri mfite inzozi zikomeye cyane, sinzi ko nzabikora. Nzafata abana nkajya kubarihira wenda mu mashuri meza ya football nka babiri bakiri bato. Ndifuza ko nzabona umwana waciye mu biganza byanjye mubona mu kipe nka Manchester cyangwa Chelsea, abanyarwanda bose akajya atsinda igitego akagira gutya karitsika nyeganyega. Icyo kintu ni umunsi Imana izabona mbikoze, izahita imbwira iti nushaka usinzire, nushaka usinzire kabisa. Icyo nicyo kintu numva nshyize imbere kandi ndatekereza yuko Imana izabikora. Mu bakinnyi wakuze ukunda umupira b'abanyarwanda n'abaciye mu Rwanda, niwe mukinnyi waciye mu jisho rya Kensi akumva aramukunze? Cyane cyane rwose umukinnyi witwa Batista, nubwo namubonye ari mu kuvamo, ariko nta muwinga nigeze mbona w'umunyabwenge ufite vitesse nk'iya Batista. Kayiranga uriya yakoraga ibintu hishima cyane. Ubundi mu bandi bakinnyi nabonye baba dribbler bashobora gukina aho wamushyira hose agakina, n'umuntu witwa Juma Munyaneza. Undi mukinnyi nanone nakunze mu bakinaga ku ruhande no umuntu witwa Ndabaniwe Saidi. Tukongeramo nanone tutirengagije nko mu izamu umuntu witwa Rekeraho James, nubwo yabiretse yari umuzamu mwiza pe. Wenda ndabivuga ko yigeze kunyuraho muri Mukura n'ibindi, ariko yari afite detente, yari afite buri kimwe cyose, amasorti meza. Abakinnyi bo ni benshi, ariko sinshobora no kwibagirwa na Muronda Jean Pierre, yari umukinnyi mwiza. Ntago nakwibagirwa abakinnyi nka cyane cyane aba hano hafi nka Memekite Gasana, umukinnyi nka Karurika nanone Mukura. Oya ariko Ndabaniwe Saidi no muri Rayon Sport. Sadiki Beranove nawe ni umukinnyi mwiza, sinzi niba muzi Kayaye. Mu bavu bahangaha mu bavu bari hano, abakinnyi bavu muramba barira rwose kubera niveau yabo ya discipline, nta mukinnyi n'umwe ndi buvuge. Nta numwe no muri national team n'abandi baba hanze hose ndaza kugarukira kuri ngira ngo mu bakinnyi bungu precision umbwira imyaka. No, ashobora kuba gikina cyangwa reka dufare mu bagikina Jacques Tuyisenge ni umukinnyi mwiza cyane, ubona yuko ibintu akora byose ushobora guhita ubona discipline ukabona mu kibuga. Undi mukinnyi nanone ni umukinnyi witwa Jihad, nawe kuva na kera nakundaga uburyo ubona mu kibuga ameze. Undi mukinnyi ntashobora kubura kongeramo ni umukinnyi witwa Kagere Medi, ubona ko ari abakinnyi bigaragara cyangwa ukunda abantu bagira discipline. Udafite discipline nawe twona nakorana rwose, ndakubwiza ukuri discipline niryo fundo rya buri kintu cyose. No mu kazi wawe nk'umunyamakuru udafite discipline bya byarangiye. Rero no ku mukinnyi we, aho kugira ngo ugende uruhuke umubiri ukorera generation uzakora imyitozo ugira imbaraga ukagusanga uri kuri comptoir, ntabwo bishoboka. Rero ndatekereza yuko kugeza uno munsi abo bakinnyi uko ari batatu ni abakinnyi beza pe, beza ariko kandi iyo barebye mu kibuga uhita ubona na discipline yabo hanze y'ikibuga, uhita ubireba. Kerezi reka dusoza, uri umunyamakuru nubwo uri umuyobozi w'ikipe ariho twatangiriye tuganira, ariko uri n'umunyamakuru itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Uribona gute noneho dore ko nabiri muri n'umunyamakuru ufite n'igitangazamakuru ariko by'umwihariko none n'umuyobozi w'ikipe, itangazamakuru rya siporo mu Rwanda ribana? Sasa rero itangazamakuru rya siporo umbajije ikibazo gituma igihe cyose mpora ntongana. Twose itangazamakuru rya siporo ryarapfuye riteye n'agahinda. None uyu munsi wa none aho kugira ngo muduha amakuru muduha amatiku, ni ukuvuga ngo mwabaye arbitration center. Uyu munsi njye nkeneye kumenya amakuru yame uri energetic, ariko urasanga umwanya munini wose uri mu itiku criticism. Nibiva mu hanini nibiba bihari muri siporo, iba bihari nibyo, ariko gira igihe ugira nka dimanche mugira ikiganiro cyabo cy'amasaha 2 mutumiremo n'abantu none ibintu mubikubite hasi kabisa. Ariko mu minsi isanzwe muduha amakuru nose saa 11 uranzindukiza ku itiku, nimugoroba mu itiku
haro bigera mukene no kubaka abakinnyi mukabakora profiling mugakora ibintu bitandukanye abanyamakuru ba siporo rwose ibyo bintu mu byikosore kabisa biri mu bintu bimbabaza niwanje nkatongana buri munsi ariko mwarananiye ubona bikwiye ko bahindura bajye mu makuru abanyamakuru bari mu matiku sasa nta matiku niba mushaka kuba kandi cya kabiri ushobora kuba sports analyst utari umunyamakuru ngira ngo ibyo bintu bibiri bitandukanye ariko murashaka kuba analyst murashaka kuba abanyamakuru murashaka kuba n'ibindi byose biri hejuru uko mubitekereza ndatekereza rero yuko mu by'ukuri mukwiriye rimwe na rimwe kuduha amakuru ariko mugareba na style muyaduhamo akaba ari amakuru apika kabisa umuntu kayumva kumva ko mugeze ku mutima none mukajyana wa munsi noneho wenda nka nimugoroba mugakora wenda ikiganiro nubwo mwakira tribune mukahamagara abo bantu noneho iwana mukabakanda noneho byembye mufite n'abanalist benshi bifite n'ibindi ariko ubu ngubu ngiye navuga ko mushobora kuvuga wenda nka Rayon Sport wenda mukavuga aperi bakavuga bati bari abantu bari biased n'urugero ariko mwabikoze gutyo mukabatumira bakwanga mukabacanaho umuriro ibyo byaba ari ibintu byiza cyane byanahindura na byinshi kurusha kuriya kuko ubu ngubu muzagera mbere nk'abamwana muri sudakurwa urutozi avuga ati barane ko babaye amakosa akomeza agende n'ibindi nkonye ko mbibona urakoze cyane sawa murakoze